birutse nk'imbwa Kambanda asiga imodoka. Buhamya bw'amarira, buhamya bukomeye, buhamya bwo kwigiraho. Ngarambe ku munsi wa guverinoma y'abatabazi yirukanwa igitarama. Mushakashatsi ku mateka Ambasaderi Dr Ngarambe François Xavier yagaragaje uburyo guverinoma y'iyisi y'abatabazi yahunganye isoni n'ikimwaro ubwo inkotanyi zari zimaze kuyitsinda. Igitarama by'umwihariko Kambanda Jean wari uyiyoboye agenda yiruka n'amaguru kandi yari minisitiri w'intebe. Amateka Dr Ngarambe yagarutseho muri uyu wa kabiri Kamena ku munsi w'ejo nyine ubwo yari i Muhanga mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Igikorwa cyabereye ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kabgayi rukurikiranyeho ruhukiyemo imibiri y'abarenga 12,000 yiyongeyeho indi 8 yashyinguwe kuri uyu wa kabiri nyine tariki ya 2 Kamena 2026. N'urwibutso ruri ku musozi wa Kabgayi ubitsa amateka yihariye muri Jenoside yakorewe Abatutsi kuko hari harahungiye abarenga 50,000 ndetse aho ngaho harokotse batarenga 15,000. Ingabo zahoze ari za RPA zarokoye abari barahungiye i Kabgayi kuwa 2 Kamena 1994. Ndimwe hariko w'Imuhanga yahoze ari igitarama ifite amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nuko imurambi muri ako karere hariho hahungiye guverinoma yise y'abatabazi yari yoboye ubwicanyi muri Jenoside yakorewe Abatutsi nyine muri uyu mwaka w'1994 ubwo yari imaze gutsindwa i Kigali. Ambasaderi Dr Ngarambe François Xavier yavuze ko gufata Gitarama hari rumwe mu rugamba rwari rukomeye cyane inkotanyi ariko zibasha kuhatsindira iyo guverinoma y'abicanyi irahava. Yagaragaje ko kandi cyakomeje urwo rugamba ruko intera hamwe n'abandi bicanyi bose bari bagiye Gitarama bagerageza kurwana kuri iyo guverinoma y'abatabazi gudakurwa mu birindiro. N'urugamba inkotanyi zitandukanye zatangiriye i Nyanza nyuma yo gufata ako gace, ariko umugaba mukuru wazo azitegeka gusubira inyuma ngo zibanze zitabare Abatutsi bari Kabgayi. Ati nyine mu magambo yagize ati ku tariki ya 29 Gicurasi 1994 nibwo Nyanza yafashwe, gahunda ari gukomeza i Butare no kugira muri zone turukwaze. Nyakubahwa Paul Kagame wari umugaba mukuru w'ingabo icyo gihe nyine z'inkotanyi yategetse yuko abasirikari bafashe Nyanza bagaruka inyuma. Ati naho ubundi Abatutsi barashize i Kabgayi. Ubwo ingabo zaje rero zirwana inzira yose n'abasirikari b'intera hamwe batangira umubare bari barabategerereje mu nzira. Inkotanyi zararwanye zigera i Kabgayi ku tariki ya 2 Mata ari nabwo zarokokaga Abatutsi zasanze bagihari, ariko nabo rugamba rwa Gitarama ntirwari rurangiye. Ati ubwicanyi bari umurambi noneho bazana ingabo zose zashoboye kumena ziva i Bugesera cyangwa i Kigali, zari zaje kugira ngo zirwane kuri leta zitayitakaza. Byafashe iminsi 10 y'imirwano idahagarara, inkotanyi zirwana n'ingabo zitagira umubare zikubiye bye. Kuwa 12 Kamena nibwo izo ngabo zatsinzwe burundu. Yakomeje anagaragaza ko uko gutsindwa kwahise guhirika ya guverinoma y'abatabazi uhungana n'isoni n'ikimwaro igana Igisenyi. Magambo ye François Xavier ati bagiye nk'imbwa kuko bapasuye mu nzira y'ibitaka bamanuka bagana hitwa Ikeza Kambanda
imodoka yamutaye yiruka agenda n'amaguru, kandi niwe wabatozaga yigize intwari cyane. Yagendaga afite pistole, uvuze wese agasohora pistole ngo amurase. Yagiye yiruka nk'injangwe yumvise yaje imbwa ifite amakare, aho inkotanyi zagaragaje icyari cyo. Yongeyeho kandi ko inkotanyi zatanze isomo rikomeye cyane ryo gukora ibishoboka byose zikarokora abantu vuba kandi zikoresheje ingufu, ntabyo gutekereza. Imishyikirano ishimangira ko Kimuhana Kazimvura ihise. Visi Perezida wa Ibuka ku rwego rw'igihugu Muhongayire Christine we yagaragaje ko leta ubusanzwe ikwiye kurengera abaturage, ariko muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ahubwo leta ariyo yateguye kubarimbura. Yagize ati hari imihoro n'imipanga ibiro 581 yaguzwe amadolari arenga 725 iguzwe na leta mu Bushinwa, irayizana hagati y'1992 kugeza 1993 no mu 1993 hari indi nayo mihoro ndetse nyine y'imipanga ipima amatoni zirenga 25 yaguzwe na sosiyete ya Kabuga yitwaga ETS. Yavuze ko kandi ayo mateka mabi yashyizweho akadomo n'inkotanyi zahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi icyo gihe, ndetse zitanga icyizere cyo kunga ubumwe no kongera kwiyubaka. Ni byinshi nyine byagiye biganirwa muri ibi biganiro byabaye ku munsi w'ejo ku itariki ya 2, cyane ko nyine mwumvishe ko amateka hariya mu karere ka Muhanga ahahoze ari Kabgayi, amateka yaho by'umwihariko akomera cyane iyo bigeze ku itariki ya 2 ukwezi kwa 6, aho guverinoma yari yariyise iy'abatabazi yatsindiwe ndetse ibasha no kwiruka agace igasubiza ingabo za leta z'inkotanyi zari zije kurokora abatutsi bari bahungiye kuri uwo musozi. Nyine birumvikana ko niba jenoside yaratangiye ku itariki 7 bakagera ku itariki 2 z'ukwezi kwa 6 bakiri bazima, umuntu yabanza gushima ubutwari babanje kugira aho ngaho kugeza kuri izo tariki 2. Ariko tukanagaya nyine bamwe mu bayobozi bari bayoboye kuri icyo gihe, niba ufite inshingano zo kurengera abaturage ahubwo akaba ari wowe ufata umwanzuro wo kubambura ubuzima, birumvikana ko nyine nabo bakwiye kwiga. Ikindi nuko tugenda ibingibi bidusigira isomo ryo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside aho yava ikagera, ndetse n'abayigaragaza tukaba twatanga amakuru ku gihe kugira ngo tuzabe mu Rwanda cyangwa tuzabeshe mu Rwanda abana bacu, ariko u Rwanda rutekanye ruzira ingengabitekerezo. Nitwa Pasi Govinda, The Quick Times News niyo ikomeje gutega amatwi, ukomeze ugire ibihe byiza ndetse unanogerwa na gahunda The Quick Times News igenda ikugezaho, ndetse twibuke kwiyubaka.